ntashye nkazima zishyushye nifurika irwaye ngo nzavuge bayikore ariko icupa n'umutima bizawe sinzi kiri mu kindi. Ariko wa mugore umeze ute? Gusiga byeri imwe mu gitondo ntuyihasanga yuko ubutse mu kabari. Unyurira akabari kuki? Ukeka se ko nyinywa nkagura indi? Byakunanira se? Kandi faranga umpa ritanatosha. Hoshi ufite uko yakoresha. Sinaretse byera aho ndekeye ukiha akabari woshyuha Imana. Yewe zirema kwesha n'umwana w'umunyarwanda. Wowe yakuremye irwaye cyangwa ishonje. Ubwo ivyo mubwiye bifite isano na byeri konje numva nshaka. Uzi kuvuga menshi nk'ayinyombya? Ariko kuki dupfa icupa rikonje? Zo mu kabari ntiziguhaza. Ubu hari se? Ibyaho bizute se? Ukaza ukarya ukaryama, amahoro ntiyahinda kurusha indege. Harya ngo nuko ntize. Kwiga gusoma nk'ibyo zawe nsabye Imana ngo ibindinde rwose. Abagore muzi ikintu twita ubwenge. Ndabizi niko muhora muvuga. Sahe mutwike imisatsi ntimuyaza ubwonko. Kuko nzajya ngusinde. Ubwo urasubiza ibibazo nkubajije cyangwa uravuga iritarukiye mu kanwa ryose. Datanga abagabo mwize gusoma no kwandika. Mugasoma byeri mukandika 8. Ndakwiyamye wa mugore we. Woshe wa mukonta urengya numva wandika 8 agatwara rimwe. Umva ngura agronome. Impuguke mu by'ubuhinzi. Ibyo se bije bite? Ko mbona inzara iteye ituruka iwawe. Iwe ntikorera abandi. Ntawe udakora amakosa. Ariko Imana yaramye umugore ndayigaki. Uzayirushe rero. Emwe mu bwenge muha amagambo yababarakarira. Bizakomera kemera urwaje. Agatera hejuru kandi ari hasi. Yewe. Muri Bibiliya batimanire mu mugabe banagwa neza. Itireka muha umugore amugore. Yewe. Eko mugise rumbyara. Iyo Bibiliya ivuga ni yihe? Hose iyo usomera mu kabari. Ariko mutabaza ubunaragowe. Kuko Maria ubasha usarike. Nzajya nirirwa mpagaze hanze. Maze nigeri wanje ho kuruhuka. Utangira ingiro kinyarwanda. Ubwo se uca imigani ninde? Nzajya nirirwa nshya amaso nshunga inkona n'urubyaro. Aho waje ngo uvuge neza uzumbwira ngo nimye nabi. Twarera aho ye. Uzi ko mwatugize nk'ivide bamara mu byeri bakayibika? Uzi ko areba amabono yawe n'imyenda ihindura buri munsi. Yasanga umerewe nabi. Yewe. Hari benshi bifuza kumererwa nabi nkuko kwawe. Use muri aba baturanyi bacu nta bagabo batango basuhuza abagore babo. Ubu hari ijambo ryiza rurita indyo nziza nyamara. Nta bagore uzi barara bavuza induru, abagabo babahishi n'amakofe. Urashaka kubigana rero? Nge nibuziza ko ntarwana nzagerageza mbyiki. Imbaraga mfite sinkeya. Ariko kuki ushaka kumanuka ujya hasi aho gutera imbere nk'abandi? Ni wowe. Mva sinigeze ngukoma byeri. Ujye ugenda ijuru uko ushaka. Aho uziye nkinguri. Udakingura se. Ndetse no kunsuhuza nabyo si ngombwa. Werewe shenge. Si ibyo ye. Uretse ko babigerageje mbashima. Abandi bagira baboye. Hari undi muboyi wa hano atarijye? Ubu ko mvuze ko ukwiye kuza ukarya ukaryama, aho mvuze nabi nihe ngo nkosore. Cyakora nzagerageza ngo humuyaya. Ndetse ngize Imana nawe no gicucu. Kubera iki? Ukava mu gitondo uvuga atakumva kugeza saa 9 ujya kuryama. Kuko amagambo ugira ari menshi. Yewe naradegera igafunga. Aha, harya ngo icyo dupfa ni byeri. Cyangwa umeze nka wa mwana ushaka kurira kabura impamvu. Ko numva se ko batutira batongana batura ukubiri. Abatongana baturanye bigenda bite? Ibyo se birakomeye. Umwe asigira undi tongo. Tere kungurira utumuturanyi mubi. Nangwa naryo utewe nturikeka. Yewe ndabona usigaye wiyenza. Cyakora inama ungiriye si inyanze. Na mbere ururima amatwi niyo arukoresha. Uzajya uza nuvuga ncicike. Amahoro niho azahinda. Ariko gira amazinda nk'umudozi w'inkweto. Uzi ko icyo dupfa ibyeri? Nzaza nsange ishyushye nasize konje. Maze ninkubaza umuntu mu bufunge. None se ko ari cyo ushaka? Ibyo byakwiza urahazi? No mu nzozi ujye bitinya. Waze kubwira umuntu atunuye amaso akureba nk'igishushanyo. Ukageza kuri gatana tumbamye imbere yawe. Yewe, niyo waba utagira imbaraga wazitira da? Ego wavuze ko mvuga nk'inyombya. Cyakora nawe yose umyivuga menshi. Utantuka se wa mugore we. Sinzi icyo ushakaho. Ihangana upfe kunywa ishyushye. Ibiryo ku meza bye gukonja cyane. Ukuntu tuvuga menshi yaba twavugaga meza mu ruhengeri hose waba tuzi. Amagambo menshi amena amatwi. Nk'imyaka iteye nabi karya ifumbire nyinshi. Nyamara ikanga yose gakura nabi. Kurya agronome. Muri make meza rero. Ndashaka kumenya umwera byeri zanjye. Uretse rimwe na rimwe nk'iyo umushyitsi yaje, hari ubwo ugeraho ukabura byeri. Ndavuga byeri konje. Nyagasani we, si abaturanyi hagize utwumva koko. Reka njye ndyame ndabona bwishe. Uravuga kandi ngo nasinze. Cyakora ejo nudashaka ndumbwira. Akazabera hasi inkazi. Kubeshya ni nko gutanga. Inzoga ho muvumvyi si yuho watumiye. N'ikinyoma ubeshye mbwa se cyubeshya shebuji yaje. Sha
Aramutse Maria. Aramutse nawe Kara. Maria, usanga uzi icy'ingenzi? Gira vuba ngende. Kangwa kumpemukira cyane. Ejo byeri none ijana ejo byeri. Gusa ko nanjye umugabo ngora. Ibyo se birandura. Akayampa yangira ndetse rimwe na rimwe nkajyana ibirayi yahaye abana. Gahendwa ngo mbone ifaranga. Je nta mugore ngira ungoro uretse ndayanjye. Yewe urahirwa. Ijana ryanjye urimenya neza gusa. Uri kure murandi ishyura uko aryo. Ejo tari urukabura n'icyo utunze. Ubwo nzabikora kugeza ryari? Ndabizi se. Karangwa rwose uri mubi cyane. Ubwiza se buraribwa. Umunsi niwe yo kwabyaye. Ugashaka kumwica tukagukwenda. Ukamujyana kwa nyirakuru muri nkuri. Mutabaza kanzi n'aragoronome. Akakurongora atabikeka azi kuri isuyo muri nkumba. Umunsi nakibugizo nkuru zose. Wanzakurekera ijana ryawe. Naho bundi. Gusa ubwiye umugabo wanjye kakwita umusazi w'ubu uvuga ibyo abonye byose. Ntiyagutera ibyatsi ugaseba cyane. Ubwenge bwarekeye ntiyo bwumwe. Gendi wowe nazirikana bamugani ngo ahuje shigisabo n'wateriwe. Havuta nka wundi ureba igitsuri kimatse se. Aho uri muzima ariko. Rega ho mwana ndahazi. Bigenze nabi twajyayo. Tukabaza uyenye ku wanyu ko ntandagize wamuhaye ngo yaragere bucece umugabo batayica ryera. Dore ngaho fatije ugende. Impano. Iminwa y'ububeshyi hori shyugumbwa. Wemenya ry'urugo rwundi. Cyakora nge muri Janeta yitosha. Yo. Ye? Nyuma saa sita ndi bunyaruke turi uko waryongera. Cyangwa se ujumpa n'ibindi. Yewe ndumiwe. Ni wanga kandi mivuge. Utaho subiri wanyu mu Kinyarwanda. Isoke gukobore. Ubora ko bigenza. Ayo mabono yaburuwe nk'abandi. Yewe rekeraho kararekeraho rwose. Nibiti n'amagazatonda. Uzumva ko imbwa atari karangwa. Saa 9 iragira naje. Kandi ubwo nabyo ryo kumponga. Duseke tuyage bishyire kera. Ibyo. Ndumva ntacyo mfite kuvugana nawe. Ntumperekeza ahubwo ndagiye. Ndagiye ariko ndaje ntaho ngiye. Oye mupfakazi w'umutindo ndya amafaranga kurusha imodoka ishaje. Nibyo bindi nshakaho. Azansenyera bidatinze. Bikamushakira ikimuhumanya. Ejo abana bataburara umugabo akansenda nk'abarubebe. Nkajya kwangara nk'umwe njya numva. Ariko se kwica umuntu usa nawe. Uzi neza ko afite ubwenge nawe witwa ngo ufite ubundi. Aha. Yewe ntaho mvuye ntaho ngiye. Baye nka yafa amavuta twika igahubuka mu nkono bwangu no mu muriro rwagati ngo ba. Yewe. Reka nshaka ibyo nteka. Iki kibazo ndagumya nkige. Muraho batwari. Yego uraho neza. Mukomere. Murakomera. Mwageze ino. Ni byiza. Wahakoze wazindutse da. Kagace nta radio mujya mwumva. Turayumvaga da. Ye murayumva. Turayumvaga. Ko nta miringoti mboni no hose. Aha, rega tubura babitwereka batware. Muragiri wanyu yagiye he? Sitari ya terebusakumu n'ibindi byatsi bifata amazi. Nta na kimwe mboni naha. Reka da tumubone he. Tumubone ryari. Kumba ndoka ngango. Ye. Yego amasaka yanyu ndabona kura neza. Twabonye akavura se noneho. N'ibirayi ndabona atari bibi cyane da. Oya. Ariko kandi dore ntibiri ku mirongo iboneye neza. Mirongo no kuvuga iki? Ntago bababwiye se? Tubibyiwe nande? Kada. Muniteragira wanyu sakuri. Ntabwo agera ino. Muniteragira agera no rimwe mu mwaka. Ubundi se yabasobanuye ko mirongo imari iki? Reka da. Tacha tubwiye kubyerekeye mirongo n'ikimara. Ariko mwe muracyumva kandi na maradi yarahari buse ntimujya mubyumva. Imirongo. Imirongo mu mirire neza. Ibirayi, amasaka, ibigori byose bikajya ku mirongo. Ku mirongo. Bandoga data. Ibyo bintu nditubize. Ndano wigeza bitubwira ngo natwerekere uko bigenda. Ka twabyize tuba tubizi. No kuza mutwerekera. Ibyo ni ngombwa muniteragira wanyu icyo yagombye gukora. Tumubone he? Ubwo nzagaruka ubutamubwira azaba hari. Namubonye he. Dore agerage no rimwe mu mwaka. Rimwe gusa.
ubundi akanyura ahanyaruka agana mu mirimo iri hara hepfo hariya mu rukombe dore ko afite ubukonde bugari cyane arakomeye dana arakiza ireka agera aho ahinga naho haraza agera aho atanga naho yata akagira n'ibindi reka cyakora abantu bino muvuga menshi nko monitere rigeze aha yabona ko mu kazi ishinzwe harimo amakosa nk'ayo yo kumenya aho ahinga naho yata erega tuba tuvuga ukuri oya ntukeke ko mutinya kuko monitere ndi hejuru ye ndabizi batware murakomeye gusa ngiye numva utuntu nk'utwo amaherezo byazana amatiku kandi umuntu wo mu kigero cyanjye agomba gutanga urugero rwiza aha ariko tinyakobahwa agoronome ndakumva babagize ikibazo ni abanyumbye cyane yewe niba kinjiye mu buhinzi uko bishaka niko ngisubiza umva navukiye mu buhinzi kandi n'amashuri yanjye si make cyane giturukiye mu mizo kibaze rwose reka ngibaze ndashaka kumenya impamvu twatera ibyatsi bifata amazi mu kibaya kigari ngiki ahantu hatagira umusozi kandi umuntu ataze epfo na ruguru dore ngo ubu iyo imvura iguye amazi areka muri utu tugenda tugenda duca hagati y'amayugi ubu watera ibyatsi ute rwose tubibabwira tuzi impamvu aha naho ibyo kubibubura ku murongo kandi ngo imirongo iboneye neza nyine uzabizana ahandi ino turabyanze mandoga data ngwiki yewe ibirayi ruhengeri yeza bikagereye Butare na Kibungo ndetse n'i Burundi bakabihaga ngo icyo wabinengaho nuko batabitera ku misitari ubuse konje ko amasaka ryana ngamenya kuyicira agakura neza imirongo twayirekeye mu mashuri yewe hakwiye undi mutegetsi mu cyaro wabigisha ko mu kinyarwanda gucyaza karima atari byo ngombwa aha nyamara ndakubwiye agoronome erega kukumva nakumvise ibibazo ubajije bifite ubwenge ubu utanzaza niteguye mfite n'igihe gihagije cyane aho dore ndabona saa 5 kandi utume kuri moniteur agiri wanyu namubonye he oya uzakora uko ushoboye utanzasanga afite raporo z'ivyerekeye kurwanya isuri igihe nzamubonera nzamubwira ariko se ahubwo urabeho mugenda amahoro ngo imirongo ibiki byose ni ukubivuga gusa ndiba nabitwerekere kera turahingaga ku mirongo ntitwahingaga niba banadukongorera tukabura kanyago Maria Karangwa winjira udakomanze kumanga uzi ko winjira mu rugo rw'abandi mu mwanya udatinze urabura ahubwo na mbere ngo y'amata bagwe y'imbwa zirayashoka ese njanga nk'ikirusha imbwa niki irusha uburanga n'ubupfura cyane reka tureke ibyenjangwe tuvuge ibyacu bihe tuziranye hose mu twatangiye mu gitondo Karangwa rwose nubwo nta saha ntunga ndabona bari mu masaha 9 giye Karangwa avugisha ukuri gukwiye ibyo ndabirambiwe ariko iyo mfite icyo nkwa ndushaho cyane sana byaye mbanze someho rero Imani ngwere mu gitondo naguhaye 100 uragenda wari mpaye nyine uguze ko ryari ryo kugura byeranywa ku meza saa 7 yaje ibyo sindabyishingiye iyo yasanze niyi nguhaye nizo nikopesheje mu gitanda wowe se ubonye ko kwishyura bikugora wafata ideni rya 200 mu munsi atari wowe se umugabo wahembwa menshi ugiye karanye njyeho dukeya siyo washatse kumenya ibyawe cyangwa atumye ubeshya umugabo wawe abagabo mugirinda mbi cyane bari observe mu rugo rw'abandi ariko suzura kubi nawe wamara gukaraba ugasohoka utariye buzi ko umugabo wanjye atangiye kugukeka nta kazi iki yaje murengeye se ntakuzi abuzi bose siko bakunda reka tuvuge ibindi kubera ko ijana ntagitosha hitamo kujya wongeraho nabyeri cyangwa se kunyuza mu kanyarukiro wanjye hano ndabona twafatwa bidatinze usuko nsonga kara usonga siki yawe kira wari waranze ariko ntibyatumye ndatayigutera nawe biragutonze ahubwo njye nashaka kugorohereza ku mafaranga bitize kandi ubyanze urekeye mbwira umugabo wawe ko mwitaga mariage bikwiye ndi zina rigayitse yewe
bakabije rwose. Nkabyaze nkabiki. Umunsi yamenye neza kibumbi bya uko birutwa niyo bigura byeri. Uko bizagendera umuhanga. Aho muzabikura nimwe muhazi. Nudasohoka vuba ndataka kandi. Hari cyose. Nibaze basanga ngo byeri. Pego umugome wambaye umugoma. Ukuri ko umugome kugiye gusenyera umugore waguze umugabo ikinyoma. Ibyo sibyo Maria. Reka nimwita. Yewe iminsi 2 nibaza uko mbigenza. Naho ndabona utakitanyuro n'icyatsi. Naho sisohoka kandi. Yobuke ko usinze gufunze. Ubuzima bwe nkambugenga. Ngaho sigara wibaza uko bigenza. Yewe wampa ngo umvira. Ndagenda. Ariko ikinyuma cyicara ku ntebe rimwe undi bakayicyaka. Uyobuke na ya nturu yatikuye umutwe ku giti hatabona itutanze abanze kibuno. Ukeye bigize isanga ngo yasamye. Maria nawe reka mengo hagahenge ubona ko bitekereza neza ndagiye. Yewe ngaho genda karanga. Ndagiye. Ngaho. Yewe wanza ngeze yonjya karangwa aranza aranshoye pe. Dore mfuye nabi nk'umwe babwiye ngo ahite mu rupfu bamwica. Ari ukumuhamba areba no kumwica shonje no kumwica ntibamuhambe. Ko nanze karangwa kera uremera njyane. Reka mbibwire umugabo wanjye se maze nsubire iwacu imbwa zindye cyangwa se karangwa mwice amategeko amunike. Yewe ndumva ntaza honjya reka mbanze ndebe umwana. Udushakira kandi kakanyikanyika zose izisigaye zira niko zimeze iyi ko twije tuzatumye byeri. Horere gusa uruzi ko tuzanywe n'iki Ariko ushobora no hano. Genda tuzanire byeri. zingahe Genda ubuzanye 3. Sari ko ha. Shaka kuri pariki mukizwa n'iki? Ntiduhembwa se. Ko muhembwa amakeko yacu. Ariko twukwezi kugashira dushonje. Ririri Nabase mucunga dosiye nk'ifaranga. Reka Tukawenda imereka bitubana mikeya. ariko mutabaza urateta rwose. Mwese abagoro bamera utagira isamu muri mwe nindi umurimo wose ufite icyaka ryawo uretse ko ingaruka nazo bijyana. Kiretse hari ubwarimu. Reka mwarimu twinywere byari mwana mama ubu nawe afite akagwa mu kigwi cyayo. Harya ngo ikirima ne kiri munda Ko reka ndebe umwana tutiri duti hariya. urabumvye. Iyi sebera yansigamo imvure rwose nyisusemo ntayisatsi. Enda sham niyo amakara yakaneza kirenye mishamba ubwo na amafaranga 200 ariko zinjima ntayo cyangwa se kuteta inzira yanjye tuzubonye gusa nanga nshikura shikamye. Njye tukora. inyama ze neza rwose Umenya ari kutisha iteko rya 7 agasenda gakiri inyama nyinshi. ubwo naba nishindi rya 4 mu 10 y'Imana Harya bimeze rite jo kutoba bagutegeka Genda shahuriye cyo gushenga. nivyo patron wihute rwose utugirire vuba ndumva ujijutseho gato Kandi gushenga no kumba bura. yewe seze manyazira yawe nta bintu biraboneka rwose je numva nazamye. Ariko shaka uryo saa 7 natashye ntashimye handya. Wararibwa cyane rero. Ubuse none abantu bazari beshira kagenda tutavuze ikibazo cyanjye nanone. Hari ushaka kugeze mu mwanya Saa 10 ndagiye Kigali ku Gisenyi. ego Kigali ku Gisenyi aho ni mu Rwanda rwahe. Yuze ko uri umwana simbicuritse niko mbishaka. Mu by'ukuri ndagiye najya ku Gisenyi gusura inshuti ikomeye cyane nahishe umugore kuva kera. Hanyuma si Kigali ku Gisenyi uvuze. Iyo mubwiye Kigali njya ku Gisenyi kuburyo se ko afite inshuti nyinshi cyane. Ku Gisenyi rero nkaba ntajyangerayo na rimwe kuri we. Azi kuri Kigali naho turumye ku Gisenyi rwose. Ndi ku Gisenyi. Abagabo b'umugire ari byinshi koko. Inshuti yishe umugore wawe aho se umugore wabandi. Nicyo nkunda abantu mu kazi kanyu. Ujya kuvuga akaba yavumbuye icyo umubwira. Ndetse nyine kumwitu abandi kandi ari njye umutunze. Utunze babiri rero noneho. Ewe wakumva ibibazo byawe ubwanjye bwawe yakwibaza aho uhereye. Nije gusa ufite ibiro mu Rwanda. Cyari igipano natangaga nanjye ta. Abatunze abagore ku mpande ntiwabara.
sinzi ko wazabara rwose ngo bashobore. none se nyine Hari n'abagiro batagira abagore reka ntiwareba. Ariko nkwibutse yuko kugira ibiro ari ukugira ari ryinshi. Mara ariko nayo haye kabanyinje bigenzuye. habuze siki Umukozi wa leta ucungira ku mushahara iminsi 30 ya nyuma y'ukwezi rwose ugasanga asangira na nyabutura ibyirya. Nashaka ibiro rero bigenzuye ntazasenya. yewe abandi se bose bacungira kugisi ku mishahara seza hiye sha sana nzara leta tumereye Siko rero turangaranye wa mwana. Muryohe. Nuko. Uziryoshye zita? Ngo atari nyuma ntacyo bitwaye. Bizo umubiri nagahene agaburi nyambe neza inka ariko banza rizaturutse mu yaje baturutse hariya muri bya bihugu byiriye byo mu mayaga umwana z'iki cyane. Twakikomereza ariko ikiganiro cyacu. Izi nyama ntizitorogoye. Eko shaho Yohani bacumagara mu Kinyarwanda ngoroje ngubone n'umwana w'umunyarwanda Nanjye najyaga mbyumva kera. ubwo se uko byumva icyo bivuga Akasi nkunda kubikurikirana cyane amadosiye umugore ubona mu nzira agenda ukamushimukana mushaka amara iminsi 2 wawe ukabira ibyuya ugatuma kugatibiro utankangase. mvuze ibiro utagira ngo ni ibiro ugatuma gura ibitabo kamera byeri bikanga bikaba umwako Ibyo ntibindeba ko ni celibateri se uranteye. umugore mukarwana mukarusenyeye mukamena ibintu abana bakaburara Nduri kavuga ndabyumva. bwacya mukabireba bikabayobera muti Rwanda baradukwena Ariko mupfa kubeshya nako mu bantu mwembe mugacumbika mu rugo rwanyu nawe mkwibiro none se wagira ute yewe zana izindi byera ushaka byageraho rero utibiro ni wo muti. Byamutabaza byantangaje. ibiro ni wo muti nyine ega nanjye sinjye kandi sinjye umuntu ubeshye yewe ni nko kwimya urwaye ibicurane cyangwa kunywa ngo wibagirwa agahinda ariko numva nkanga ndi umusiribateri. bimwe bikobora amazuru ibindi bigakenesha kandi ikibazo kibitera kikiri cyose umuntu witabe se yumva ritamukijije kandi bihana amafaranga bikamucika ubundi bwo. ibyo ni nko kugira ibiro rero birya amafaranga nk'umutayeri ariko ukamara kanya umerewe neza urisha ubwatsi butoto butarura. Yewe ntuzi ko icyatsi gishari ari cyo kivura ariko kandi ngo umuruzi hamwe uburyohe butuma buriya bimenya atinzi. Kureka umugore n'abana bakaburara ukareba ihumbi kuri rubanda koko ukisha amasugi ukarima imfubyi genda bigaye n'ibikendi. Yakoze nyama ndabona abana zakuryoheye niba ari bwongere utundi wambwira kararyoshye da aho uje wamutuma nakandi wamugana turagerageza ntibyaduhagarika twikomereze no bifite kiganiro cyari kiryoshye. Nikoze mutabazi we ibyo biro byawe se bifite akazi keza ra cyegisha mu Gisenyi komera izi Nyanza muri college cyangwa handi nkaho kandi byose n'amashyengo ubwo yazavukanye nibwo nkunda. Yewe nama yanutunze munari mwiza wa yewe Roger muzi ntamenye ikirurimba na mbere ngo ibiryo byateje undi bihumura neza hari akwa mugabo na mbere ngo wambaye kireze ntamenya ko kera dawe ibyo biro bifite kuva ryarira reka maze iminsi mike mbitashye kuko amajoro turaranyarane gusa yewe uranamenyereye ejo nibucya nzaba ngize 5 komera gusa kubo ibyo biro sho nanibagiwe mfite ifoto yereka nkwereke nawe wirebe urarabye indi midori bayibonye uzi ko afite inzobe n'utunwa twiza ubwo mbonye uko asa reka nkubwire nuko yitwa heza pe mbon kandebe neza niba atari makurata Nikoleta yewe emeta cyangwa udeta wabifoye Nikoleta ntumva rero uri igitangaza uzi ko abagira inkwi murya ibihiye ndagutinye rwose uri igitangaza pe abagira inkwi murya ibihiye rwose namwe abagira ubwoba mugira ibyago uri mufitanye randevu ku Gisenyi dore zanya mongi kwikisha ziraje da reka tujye tugende aho zirahiye shaka kubangutse kanumvera inyama z'abategetsi karahita ihene yari nziza ihene ariko turanayihereje ihene yari nziza
Kamanze numesha we nayituruka ku kintu nyize ku gutwi. Penda kubyiza ukuri. Nta ngorane. Ndayihereza biratinda. Ngango birashaye ha. Komera kandi mbanze numve n'inyuma nyinya ku igihumeka. Ana mama. Twanyeka ko umugore wanjye nkeka. Uraze ko nanjye ntagiye kumukeka. Yampaye nkamayo. Urabizi. Ukeka ko gukeka kuko nawe wikeka rwose mutabazi bigenzuye. Dore ko dosite rero Bimpe neza. uko ngiye ambaza aho ngiye. Navuga i Kigali nkabana bitamujya mu nda. Asa n'ukeka ko mfite ahandi. Ariko nanjye nkeka ko mfite abandi bamusore iyo nasuhutse. Ubyikeke ariko Reka ahubwo mbikubwira. komeza tu. Uze kwiyambagiza umusore ku mugoroba ahagana mu masaha 2 bwije. Nimugoroba. Uze kwinjira udakomanze. Mbese usa n'ukwepa bo hanze. Nyuma se n'umwisha wumve. Umuhate ibibazo cyane umenye icyazi n'icyo atazi. Ndagerageza. No mubazo uti ndagukunda ukongeraho uko nagiye kandi ko waje ntawe ubizi akemera ko harara sha nuko ubwo nta wundi uraba ari bose Ariko ntawe bunkeke hari. oya naho ibyo nkora i Kigali byo urabizi nawe Ndamva uramubwira ko ntereta ibibanza Remera ndagasura inshuti zanjye n'ibindi ibyo ntibikunaniye nawe uza kubashya umugore byose biragoye ibyo numva nibugerageze ariko usibye ino nyama ariko nari ntaye kwa kajwigayo. nawe Ariko zimutaba kuko usanze Mariana afite undi wamugira uti ngo namugira nte byihorere reka tujye kwishyura ngende nibyo koko. iyo ntekereje ko leta nunga umutima utatera Mpaye nko gutesheje Mariana umutima wakoreta pe yarangiye. yewe nanga Mariana sha ishyano namukorera ntiyaritura ntabwo ngubeshye rwose mara mwe byari tugende amasaha aragiye saa 8 zose cyakora kibamuga ndabona gana amasahani nubwo twihene tumaze kuyihambira mu bifu. Oye ibyo nibyo ariko sha nawe uri kanyamashye aho kuri parike ukaguca imanza iyi nyibutsa amadosi reba nshubitse mwama gira tugende ubwo saa 6 nta nabimenye. Wewe mutabaza aboneje yo ku Gisenyi. Rero ngo agiye Kigali ku Gisenyi. Ataye Mariana sanze kureta. Nakomere. Ngo Yohani wa gatoye ninsigaye murindi urugo rwose ndinze Mariana. Reka karusha fuwa. Nyamara ngo kijya bane bakiraje kishariza. Cyane nkaza yase. Kureta bizi Nyanza ndamuzi rwose. Ahubwo reka nibuke neza yitwa Kureta Mukasi. Koko wabone ku Gisenyi siwe twitaga umwiza utirya nizi Nyanza higa ndabyibuka neza ndetse heze no kubu wanjye kwifoto ko yariwe neza ra turiziganye ikisi yewe rwose ariko se kuri tukomuzi ya ibiro by'Yohandi koko bigashoboka. Bon kwambere mu gitondo kare kare nzakurusha njye kumureba ntibikwiye ko umugabo ufite abantu ufite imyaka ingana kuriya yakwica umwana areba ngo ntigejeje kuzakora za nkete. Oya ntabwo bishoboka. Yego urebye mutabazi ni inshuti yanjye ariko amakosa ko reka rero nyarwanya bitaye ibyo rwose nawe muryarya so waba agiye kuryama hari ibiki isoni nzakomeza nkabikurikirana neza ejo neza rwose. Yewe ubu nari maze kwiheba ntashye. ariko nuragira akazi kenshi we yakwishyura ndevu ya fiyanse Abizi se ntibishoboka. ibaruwa yanjye se warayibonye? Oya ubwo yohereje bitinze hari Oya da nehereje mu iposita isanzwe kwa 2 mu gitondo. ariko ye
bamwava ko bagoronome dukora nabi ku iposa barahimbye da barakabije hagati ya Ruhengeri na Gisenyi ko hari bisi ya buri munsi izandiko twandika ko ari izijyana zitindaye njye simbyumva bisi hagenda isaha nk'imwe umunyabirenge gakoresha umunsi umwe gusa n'amasaha ariko ibaruka gakoresha iminsi iri hejuru yine kandi iyo barubaha ibiri muri bisi njye byaranyobeye da yewe nanjye nuko ariko se mu Ruhengeri muraturusha icyabintu mu Ruhengeri bari turaho ntacyo tubarusha imvura iragwa ariko si cyane di uzi ko naje asa n'ucitse ntibishoboka mama ararwaye ariko si cyane yo naho muzehe waraho uretse ko asigaye atakiva mu ziko wagira utese nabasize bonyine ndaza vuga ko ngiye gusura umukobwa twiganye wo muri komine Ramba wabashoboye nawe wese da uzi ko ubushize yageze iwacu bakamubwira ko nagiye kumusura ntusanzwe burya nicyagiye turara muri hoteli Meridi y'izuba nibyo koko nasi bari kuba kwagiye hehe gusa navuga iki niho dusubira se nanone niho da ahubwo reka twihute hari ubwo ibyumba bishira byose dusize ko wari unsura njye nta gusura sinzaza mu Ruhengeri ryari ibyo byari byiza ariko reka nzabanze mbona ababyeyi simvuga abanjye ariko ndavuga abawe ubwo nyuma uje kunsura nyine nkajya mvuga ko turi fiyanse cyafite imvano si byose ntabwo ni nk'ibi byo guhora twishisha tubeshyana ntabwo ari byiza tubeshya ababyeyi ngo twagiye hanaha ariko disi abantu benshi bamwe ndetse bakora muri CPGR bakunda kumbaza amakuru yawe icyo ukora naho utuye icyo wagamije urakizi kiravuga rero mbona amahoro kandi ikize mfite ubwoba ko nshobora kuba ntwite birabibyuya ntibiba amaraso birabibyuya ntibiba amaraso birabibyuya yewe reka tuva aha ngaha turaganira tugeze mu nzu abantu bo bavuga menshi kandi ndabona benshi bahita mbazi oya nibyo koko leta nagezeyo nta kibazo ariko jye naragowe narongowe niteguye hasigaye ariko ubundi ubu ndafuma ibiki naryamye nzabura gupfa nabi nyoberwa n'igituma mzibuha ariko se niba umugabo amfashe nabi hari na rimwe njya mburara dore nkuba nta mu nzu n'ibitoro akigira i Kigali mu mujyi ambwira ko afite inshuti nyinshi ariko si ubwo bucuti bw'icyerekezo kimwe nk'umugezi aha agahora basura batamusura ako nakebo katagiye bamugarura ariko Mariana nanjye sindi mutaraga ubundi uretse kijyambere yaje ifizi irimirwa ego ese ubuhagize uwumva n'umvuga y'amateshwa injira mwewe Maria uraho yoha Ramba di komera se wampobera wampereza umukono duherukana ryari mvugira ibintu ndahunda imana icyumweru kizima rwose kuko nayo maze kweziga ntagira na hano ariko afitenganye burya basira bateri turakanya madamu cyane ko gusura abagore nkatwe none se kufite wawe najya kona hako nyanziza ubwatsi rusange koko vuguti waturuhira ukarisha indare yego none guharyoha urunyogwe n'imiteja uretse ko je ntarabanura burya mese nk'imbogo ushaje ta ibyo byasi byose nshikiriye sinakwega ngushuka ukazi se biragenda yewe nabonaga ari nk'ibisanzwe biragenda kuje iki gihe badahari ntuzi ko ino baneka uwo murashyira umutima hamwe rwose mutabazi yagiye mureba ibyo kuneka byo ntacyo tuzera ntihemwe ibirishi hirya hariya umukobwa ahinjira amanywa yaka ndakurahiye agatana n'umuciye n'iryere yewe nawe ndumva uri makasa ariko seva ariko wandusha kumenya ibintu
umugabo wanjye Kigali akora iki? Afite ibibazo byinshi. Numva rimwe na rimwe ngo atiriti ibanze Remera n'ibindi byinshi burya umugabo agiye nirubaga. Uzi ko nakwimye byeri kandi hari di? Nta barase ubwo ukagira Imana. Reka nzengerageze. Iminsi ngo baramutse yanafutse ndumva ameze neza. Yewe nanjye ndagerageza nk'aho gakeya. Akira. Warya nawe unywa fanta nk'abarukorera? Habese utaba nk'umwe wamaze imyaka 3 i Burayi ahagereye mu Rukiga hirya hari iwabo agasanga ubukene buraca ibintu. Uze gusetsa nawe. Nuko akabaza umusaza se wamubyaye atese ko amazu yanyu ariho ibirere batinye ubushyuhe bwo ku mabati. Ariko urangije koko ubwo se nababuze icyo gura byeri koko. Ariko disi ntukajya uteta. Warya umutsima wonyine uraje isosi? Cyakora cyo mugabo avuga ko utarinywa da. Yewe nubundi aziko ndasoma na rimwe. Urangije rwose nk'ubwo ziyi umwuka wihisha herko. Wivanga nize nyinshi aba yanyoye. Urangije rwose. Eko. Ariko Maria. Icyo mubaza nsubisi. Fa gusa kuba ngishoboye. Umugabo mumeranye mutera. Kucyumbajije icyo kibazo? Simbizi. Hari nuko mbwiye ko tukutanywa byeri. Yewe iyo ugira umugore mba ngushubije. Nta mugore ngira ariko mu kazi kanjye. Mwibazo ngire ibyinshi n'ibyo abagore rwose. Yewe mbona umugabo wanjye tumeranye nk'abandi. Abandi bande? Nkabi byabo bigera mu rukiko. Uretse ko rahe ukubita umugore wenyine. Yoha. Ntacyo numva nakubwira. Ikimbwirota niba ikize. Kandi ubwo uvuze ikirwaye nakuvura. Ntuzi ko guhisha indwara bituma yica? Hari ugize imyaka ingahe yoha? Navutse 5 naka. 4. Ubwo ni 30 itaburi tarenga rero. Imyaka 2 nzaba ngana nawe. Yarangije cyane rwose uretse ko nzaba nkurusha n'ubundi birigi ndeke. Ndumva warantanze kubona izuba. Ngibyo byo. Reka rero nkubwira ikibazo cyanjye. Baketse ko ndi umwana subundi. Oya nari natinye kuvugiriza ingoma bahetse. Eko ye. Guhaye umuntu wamufunga. Kuki? Ibyo nabyo cyageze ari kubivuga ukundi. Umuntu ankoreye icyaha nkamugushyikiriza koko wamufunga. Yego nanone biterwa nuko ugeranije nuko icyaha cyitwa. Ubusa umuntu utuma ntaryama agahengera umugabo agiye agashaka ko urugo ndusenya icyaha nk'icyo cyitwa ikihe? Yamaye nkanga w'ingabire. Maria. Uwo muntu ko bandarigera. Oya. Nuko bihuriranye nk'aho mukobwa urongorwa twite inzoga zitwikurura zikamuhemba. Ariko Mariana uwo muntu uvuga usenyera ninde koko? Yewe nuwitwa Karanga urangwa n'indi musumba. Akirirwa kurura amakanya mu makoro. Noneho bwije atageze aha. Joka. Karanga udoda inkweto. Nkuko intore zariyo ndyanwa. Urishije icyo umugabo wawe ra? Impamvu ndazikubwira nuko nduzi bwije. Uvuga ya ngombwa andi ndajya nyumva. Nzi ko mu butabera mugira ibanga. Nicyo twarahiriye rwose. Ibikurikira ubike kuri uhakinge. Waba ushonje cyangwa uhazi umugabo wanjye ntakamenyeho n'ijambo. Uri kwigisha ifi koga. Yewe ndayibika kure ye. Ubitse mu nda buryo mbwa ntimwibaga. Karanga ureba rero tuva hamwe. Ariko urwangwa nyanga n'umunuko. Burya se yumva ashaka hari ko nasenya. Kandi niyo byaba najya aho kuba mu nzu kwa Karanga. Byabisejeje n'ubundi ugiye kwa Karanga. Kera nigeze kumubenga ariko bagarutse bwo namucira. No kumwita umuntu no kubura uko mbigenza. Izina kwiye nicyo ntazi. Cyarakomeye. Cyakora apfuye ntibyampira. Icyamu buryo baba ari teka ryose. Yewe umutima wuzuye umujinya ntujijura koko. Mu byo uvuze huzemo ikintu. Reka nkubwire rero ikibuzemo. Nibyo nshaka. Ni amafaranga Karangwa nshuza. Sinzi iminsi umwaka utunze ariko imyaka amaze ndayizi. Gusa amafaranga 100 ku munsi ukamara imyaka 3 udasiba uyabaze yaba ngaye. Ngomba imare myinshi ibyo byo. Ariko rero n'ubundi ndumva habuzemo ikindi kintu. Icyo kintu nicyo nshaka kutakubwira. Mvada. Kivuge ntumve mbona aho mpira. Mufunge mfite naho mfatira. Ubuze nafunga umuntu utagira dosiye koko. Umugabo wanjye akimenye naba ngo umura ntazi twatandukana nkabura aho njya
kandi amafaranga mpara Karangwa ari ukugira ngo mugura ceceke umugabo wanjye atamenya iryo jambo. uwo munambwira ndarifungira kure munda rwose. Karangwa aramutse afunzwe ijana ntanga rikaruhuka sinabura kugushima. Ubwo we wahitamo n'ibihembo ubona bikwiye igikorwa nk'icyo. Ndabona amasaha atembereye. Gira vuda tuma ndara ahubwo. Ariko ye uraye bwacyo ugataha. Keretse niba wumva wahumana. Ariko nawe. Reka rero nkomeze. Komeza nibyo. Umugabo wanjye agera ino muri Kigombe. Nari umukobwa utameze nabi. Reka nubu. Nabago kwa Suzana mukuru wanjye. Ngateta uko nshaka nkambara ukwanjye. Abahungu bakankunda. Ubwo ariko nkaba narabyaye. Ye, nka data. Umwana w'umuhungu. Abakwanye na wawo nubwo Karangwa ubeshya ataza aho ari. Naho byageze. Komeza. Utuwo mwana se n'indereye. Nanjye nabyibazaga ahubwo. Nuwandereye muramu wanjye. Ndereya? Ubu kandi ni umurera. Ndakeka ibizumbu bariho bari. Uti mutabaze ibintu ntabizi kuko. Muramu wanjye yabonye isoni zimwishe. Abantu batangiye kubikeka. Ndabibona nanjye. Ati jye muhira ubyari. Uragenda ubyara. Ati umwana usiga ugaruka wanjye mu mujyi. Umuziga wo kugura. Kandi umukobwa ureshya abahungu. Ibyo kubyara ari inkuru nsizi iwacu. Ndumvikana. Utabaza abonye ibibero byanjye. Dore rata ko nambaraga bigufi cyane. Ndabibona rwose. Ati ndasiga ibinsanga ibiye. Utabazi habe no kubikeka. Nta wundi ari kubikeka koko. Urebye. Naho se ari kubundi Karangwa yayimenya ati. Karangwa yari umuboyi wa goronome. Ababoye. Uwo mugabo wanjye yasimbuye. Abonye ko shebuja atamujyanye. Atinya gusubira mu rukiga iwacu. Adoda inkweto atagira n'izishaje. Karangwa yambonye kabiri kose mu mezi namaze ntwite. Wararihishe ye. Cyakora naje gukora ikosa nanjye. Irihe? Nasabwe Karangwa ndeba. Nuko anshuse ko ashaka kujya i Bugande muhaye impamba 400. Ko atazava avuga menshi agatuma nshira ibyo ntapfuna. Ubwo yabonye ubwenge bwo kwaka 100 ku munsi. Uzi ko umutwe w'inda rwose buyuteye inkeke. Karangwa we ninda gusa nta mutwe agira rwose. Ikibazo cyawe ndabona kigoshye. Umufunga ni maramoya. Ariko navamo azihimura. Ariko yafunzwe. Erega dawe burya no muri gereza baravuga bikagira hanze. Ndakomeza ngerageze numva ariko. Ntangorane. Yewe, mukurakoze cyane. Reka tujye kuryama dore burije. Icyo kibazo ubukitondeye nezeye ko hanze hakibona. Yohana arara dore burije. Hajya ngutinya ko komanga si iki gihe ninde. Yishe hirya hariya mu cyumba. Karangwa rwose ugira umutwe mutaraga. Ubu ntatse ntibagufunga. Fungura ninjire mu nzu duceceke. Niba udafite mutaraga kandi taka. Karangwa muza amashuri simbuza ubwenge. Nari hafi kuryama. None ahubwo igihe cyiza. Reka nguhe 100 maze ugende. Nokuri ntanasi. Rimpendare. Kandi ahura hakura imbwa yiruka. Yije mu nsengo nyisohore. Kara. Ngaho icara umbwira icyo ushaka. Reka turyame nkwege icyo nshoboye. Ibu ukora urabyicuza kandi. Nawe uzabanze wicuza ibyo wakoze kera. Suba umugabo wanjye aje wavuga iki? Navuga ko mu nzu harimo umuntu. Umuntu? Ariko Karangwa ugira ubwenge koko? Amazorosha amaso kureba. Imyotsi yuzuye mu nzu yavuye kutanywa itabi. Usanze abarimwe bagiye. Ewe. Inzogi zanyu zikoze nabi. Birasibira tundeba. Ego. Tendevuze biragenda. Yewe ubwo bihavuye harimo ibirenge. Nyirabyo ashatse yaza nkamusuhuza. Karangwa peje uramuzi? Icyo ntarenze nuko dufitanye isano. Nje tangaza bose. Mfana ikiri ngisa nawe sha. Twembi tubuza abagore bacu tugahura kuba abandi. Nuko uvuze sha? Nuko mvuze. Indi sano mbona usangiye nuko ari twenyine nahangaha. Tuzikomera nafite undi mwana. Ariko wanyoye izinga n'iki uyu munsi? Si nyinshi ni rimwe nkamwe. So kutaye bitara nabisha. Reka tujyane birushaho kuba byiza. Cha, usuzugura amategeko bigeze hanga koko. Zambona. Amategeko mu rugo rwundi. Eko ushaka niki sha? Hango wasazi. Ndashaka ko ugiye wawe nanjye nkaji wanjye. Nutareka Mariya n'ungu yurago bijanze bikunze. Numfunga na warago. Uzangira utese Kara. Uzangira uti. Mariya, uza kugira nti? Nzandikira umugabo wawe. Mubwire ibanga rituma utaha. Ariko mpere kuri Yohani.
ntunyikoreze sha ntunyikoreze kugira ngo uburane se namaze akanya kagufi hanze byo numvise n'ibiki cyane ariko byateza umugabo icyuma risishanura Mariya nawe rero kamubwire umvuze ko hano yaraye hano none mpura mwijwi niba ugira ubwenge buzima yega yenda gufite kandi kwingese maze iminsi kufite umuhungu mukuru cyane rahera kutabara ahuhisha amaso ariko Karangwa yasazira naho wirate we Yohani mva ndakubwira ntuntekereze ntongere kuntekereza ubucuti bwawe na agronome urahari kuko ubwo uramya ko butahungabana uzize Karangwa havese gayonga ko kanya ntabashoboka havese amenye ko mwibiyaga ni hirya ndagufungaho bukera ntabwo nibasha utegetse ariyo ndagufungaho bukera niba nabi ari wowe ahubwo reka amategeko yewe kwijana Mariya najyaga mponga uretse ko azi ko ritagitosha Yohana ashyireho yandi kugeza ubwo numva merewe neza sha ya ndabona ubwanyu bufite bwose koko nzi ubwenge buruta ubwuzi konzi uva nkubwire sha reka tureke Mariya naryame ejo tuzaba tubisubiramo cyakora buri wese abitekerezeho neza kuko kenshi ikosa rito rizambye ibintu muzirikane wa mugani w'ikinyarwanda ngo utazi ubwenge ashima ubwe wowe urabuzire urabuzi da kandi mwiyuni ziga ubwenge umurinzi yiga ubundi Karangwa abandenze urwo nkagaruka mugabo we Mariya uramukiho kandi Yohana simusiga Mariya uramuki reka njye na Karangwa tuzabikomeza ejo uramuke Yohana yagasani we mbega ibintu ngo ndabizambya nibisariye amazi nk'amadegede ubonye ejo Karangwa mwica ariko se kwica umuntu ko ari icyaha oya ariko se kwica umuntu witabara Imana yabiguhora ubu se umugabo wanjye nsohoye ngataha Karangwa azaba atanyishe jewe waho ibintu bigeze aha ndabona umuriro wazimye kera kuwihembera ari uguta igihe cyanjye dore ubu havutse ibibazo byinshi uretse Karangwa bazifaranga Yohani nawe afite ibye sinumva umusore w'uwo wafashe umugore ntacyo amwatse ikindi kivije cyane ni uko umwe muri bo ashobora kuza inkuru akayiha umugabo wanjye akabeshya ko atari warundi na mbere ngo uhanagura inka cyane ukayimaraho ubwoya reka ngerageze njye kuryama akarenza umunwa akarushyaho amagara naho ubundi ubu ndakubita amababa nk'inyoni ifashwe umwobo wanjye uracukuye na mbere ejo Karangwa yarabimbwiye intebe y'ikinyoma ntihamaho niko Mariya ejo nta muntu wageze aha nta muntu numva wageze aha uretse umugore wa muganga nawe kandi yaje mu gitondo uri mu muganda nta wundi waje ahangiye ariko reka amakorosi ubaze icyo ushaka ngo usubize umuntu ava mu rugendo aho kwicara ngo aruhuke ngo abaze abantu uko bamerewe agahita atangira kwiyenza nta muriro wako udacanwa yego ngo impamvu ingana ururo ariko si urwo ruro rwo ruriye umugabo waraje aha ninde nicyo nkubaza nta kindi gusa iyo uhita ubibaza mbere hose ibyo ni ibibazo by'ikinyarwanda ushobora guca hirya nkanyura hino tugahurira aho tugiye ngira ngo wabaje imitima niwe wabaje n'ururimi byose yagiye abinyuranya rero ururimi n'umutima byawe n'ibituze nta mugabo warayageze aha ntukabeshya amatwi amaso akureba ari wowe niyisanzuye yuzuye ivu ry'itabi se uvuga ukuri ninde Yohani yari yanyuze hano ajya ku Musanze cyakora yahamaze nk'umunota umwe nyuma aragenda cyakora mbeshya nkawe nabishakira diporome Yohani koze neza ko atanywa itabi yabyize ejo ngiye reka nemere ko yabyize mu munota umwe se yanywa ipaki y'itabi umugabo waje hano gacanye niba kandi ari undi wahaje have nka yampyisi yihisha mu ruhira ngo uhishe umwotsi nziri mu kwaka ariko kuki unkekera ingeso nk'izo ejo mbere yo kugenda iriya vu ntiwarisize ukuri reba kuriya umva da niba se umara kabiri udakubuye urumva byatari amakosa nk'ayandi umuntu ni nk'undi nawe wagushungura ntiyakuburamo inkumbi reka nkubise ndebe iyongwa ntibwira ntamenye umuntu uhengera ngiye akinjira urugo rwanjye
ariko amafoto y'umugabo nibwo buryo bwe. Yewe uyu mugabo uragoretse. Yego ibintu umuntu abikora uko abiruzi, ariko hakaba ugakora amakosa akabije. Umeze nk'umuntu ugenda ijoro riguye akamenya hanyerera kubisa kibuno hasi. Kureta icyo azankorera nzagiteruza amaboko yombi. Muri weekend njya ku Gisenyi, amafaranga muhane yambabaza. Ariko ni mu gihe azi ko turi fiance. Harya ngo nyabarongo yica abayishiye. Bamwe ntibizanira abakurura. Hari umugabo wabona ko leta akamwanga koko. Umunsi mbwa yaretse cyitwa inyama cyose, injangwe nahita amatara bishye. Abagabo nakazashira ry'umugore mwiza. Yego nuriya wangese mubi cyane. Ariko se ngo niba mu ruzi kari gaturume. Oya ariko indye mwirica. Umuntu arya inyama kabiri sese mikaza. Hash. Yewe. Umutima usobetse amakosa ntusobanura amagambo. Mfite amakosa yanjye na Mariana ariko akagiraye. Ariko ikibazo aho kiri sawa. Ngomba kumenya umuntu uraza Mariana iyo ntari. Oya, ni ngombwa rwose. Reka nijoro yamuboye wo kwa Ntoni. Enda hano mubaze sha. Biro sha. Yego. Niko. Nta muntu waranyuze hagani wanjye. Kereka yewe. Ndumva ntibuka neza. Yibuka sha utekereze neza sha. Enda sha irishano ze kugura agatabi. Ariko mbwirisha umuntu urageze wanjye. Murakoze. Ariko se sha. Umuntu ntabwo yaba ari Yohani. Yewe. Jewe nibuka ni Karangwa umudodi inkweto. Karangwa? Cyakana kiwanjye ryari? Yewe yaje muri radio harimo igitaramo kibanziriza amakuru y'Igifaransa. Wamenye atashye nkari yarese sha. Yewe ndivuze nabambeshye. Cyakora naryamye akiri iwawe. Nuko sha. Urakoze ngaho genda. Yego. Use Mariana mufashe twirutse. Yemwe aha baraziza koko. Nta nkuri burajye hamwe. Ngo nujanye nyina mu nyenga amaherezo yarafashwe. Cyakora niba imvuga ari imvaho. Amaherezo ko leta na Mariana bazabonana. Amaze nanjye muri gatane kibindi. Reka nsubire mu rugo mbwire Mariana ko ubu babonwa n'uhagaze. Ijya hino gusetse Maria. Gira vuba ntangire nteke ndabona amasaha asunitse. Yewe naguhaye umwanya ngo wibuke neza. None mbwe umugabo waraye haniti wanjye. Nta gihe mfite cyo guta. Rahera kutararanye na Karangwa. Aha. Ariko warya imbwa we ntiyarya inzungu. Karibu. Yinjira. Naramutseho. Waramutse sha. Harya no gukora Yohani? Ni jewe patron. Kutagerega naho se bagutumye iki? Hari ibintu mpaye ngo nzanire madame. Hasi ngo wise wabimuhaye. Naka kabaruwa yarambaye ngo munzanire. Yohana siga kwandikira rero. Reka nsome ndebera. Mpereza ibaruwa yanjye. Ko ntajya nsoma izawe. Mpereza se nyine. Have. Yawe ndayisoma n'amatsiko menshi. Sari bize gusoma ryari. Kafungure nde. Kuri Madamu Mariana. Mpereza ibaruwa yanjye. Mpereza se. Have se. Waraye uryamye neza. Nge sinabonye ubugoheka. Ariko ubu ngubu rwose ukansomera ibaruwa. Ubona nsoma izawe. Nakomeje gutekereza Karangwa shaka n'amayeri yo kumufunga. Twaraye dukoze ikosa rikomeye. Ariko kuki usoma ibintu? Wamugore urwaye. Siki wewe. Wajya usoma ibikuze ko umuntu akwihoreye kuko ugira ngo hari umujimbaraga. Ibaruwa se ni yawe ko ari yawe. Ndayisoma kandi ngukubite nutera amahane. Yawe niyo zibini. Niyo ntirwa nihisha mu cyumba ambo. Wakewe no siguhisha ubuze simbimenye ndetse. Have urayijyana hese. Byatumye arushaho kudukeka. Cyakora ibyo ntacyo ubwo byabaye. Ubwo byabaye n'ibyo byabaye. Mpereza. Yewe ntabwo numva rero impamvu wamugore sike. Mpereza se. Sike. Ahasigaye no kureba uko tubigenza byaba se kumuha amafaranga
byaba se kumufunga agomba guhisha mu nda umugabo wawe ntamenye nabuze nabirangije mbaje tukabisubiramo neza ariko ngiye gusura inshuti irwaye ejo mu gitondo nimbona akanya nzatuma kuri Karangwa mubwire icyitonderwa ni hahandi hanjye isomo irangiye atitwike ntigihiye umugabo wawe ayibonye twagatora Yohani yewe reka nyibiki utayiba niko se Maria ubaho bigeze ko ntabyumva warahe ni Karangwa cyangwa se ni Yohani bombi baharaye numara kumva inzira y'ikujyana ibucira nyine biraburukonda uzi neza ko ibara ubwayihagije ngo dutane ariko nawe ukosha ngo byudatwite uguzi ko gukeka ariko kubeshya iyi barwa isanze namenye yuko Karangwa yaje aha nijoro izo se ntihoro babigize ibanga none wango ndakosha ngo sindatwite ubwo icyo ushaka kuvuga ndacyumva impyisi yavumbutse buri nduru umanuka umusozi unyaruka wawuzamuka ukabira ibyuya buretse ndazirukanya mu rukiko kandi na mbere ibintu byicwa nuko utajya wumva ibyo nkubwira ya none ababyere zanjye zijya ndahumva sha Maria ejo buzira uragira ukwawe nanjye ndagira ukwanjye iyo mburwana mba ngukubise koko ngo umugore atahe wawe umutima uri hanze rwose imyaka 3 maze ahangaha njya gukeka ko utazi gusoma na busa naho ngo gusoma bigize impamvu nkaho ubwabyo hari ikibi kirimo ntabikira impamvu se niba udashaka kumva ibintu ko byagenze nyarukurebe Yohana kubwire hari ubwo ari umugabo we uramwumva reka n'ubundi nyaruke murebe cyakogira Imana bibyo yantibiba amaraso kuko abayeyo yava umuvuga atemba ariko nanjye sindi mutaraga Yohana icyo mubaza ni iki ubone ejo njya kugenda singera musizi wanjye ngo harinde uretse nyine imbwa irinda urugo rukinze hari umugabo uragira ikitamutunze cyakora kuzi wanjye akanywa byeri nyuma ati ntibihagije reka tujye kuryama kajya kandikira Maria niba ruwa nk'iyi oya genda bona ari amakosa menshi kera ngo hicaga umutukiro hicaga akabyo n'agasuzuguro ariko se Yohani wari inshuti yanjye mukabara kabari ugura nyinshi kumubwira nabi se nko gutema imyano oya ndamubwiza ukuri kibyimvye kimeneki na mbere ngo kandi imvuna arayibabaza uzi ko umuntu avuga ijambo akibuka byinshi wako ko ritazi ko turi fiancé bishatse uko ndeka Mariana ntitwabana abana banjye se nkabashyirahe oya reka mbaze ndebe Yohani ikibazo cyane Mariana ngitunganye aho ko bambura uruhu rw'inyamaswa ntarica yewe yesi koretora ndabona ariwe koreta Karame muraho ese ni mwebwe muraho neza kore yego muracyahumeka yego mukomere rwose mukomere namwe uzi n'ibindi uzi ko ngikoze ikirenge hano ku kibuga hakubona winjira mu ishuri nahise mwibuka neza njye nakurebye mbona ishusho nyizi gerageza kwibuka aho nakubonye biranga kugeza unamutse wari nk'umunyamahanga ibyo nanjye bikunda kumbaho kenshi ayo umuntu ubona muzi ariko ntaza aho namubonye atangira kwibaza uko mbigenza ntimusuhuza ari ugukeka ngasanga atarambona na rimwe ntabona ko nsagarira abagenzi undi muti none wahita utamushubije akaba akuzi neza cyane ntiyazahugayira abandi cyakora koko ariko se ubundi ukora he Yohana hano mu Ruhengeri kuri pariki uracyari seribateri ndakubwiza ukuri kugeza ubu niho ubwo najyaga nshaka wazize inyama ku ziko none urayihasanze ubwo se banjukira iki kuri fiancera sinjya amenya kubeshya fiancé wawe sagura nome nta kibeshyaho nibyo rwose ntakura mu Ruhengeri n'akazina kakaba yitwa Mutabazi yego sinamenya kubeshya ndabona umbaza ubizi ariko sinumva ukuntu bizi yewe
n'ikimenyimenyi kuwa gatandatu yari no ku Gisenyi. nibyo urabizi hari amakuru yose ufite kumbwira Mfite amakuru ye menshi reka saa yingere nyakubwire. Wagombye n'ubundi kuri mu ishuri. ubuse nimpajya bwo ndakora iki kubwenge amatsiko abwisha Humura. ariko se amakuru ejo atambwiye akaba nta niba ari uwaguhaye yemwe tumva umutima ukeka icyo amatwi aza kumva Reka ntugire ubwoba. inkuru mbisi ukwayo abasha ntiyaba yaragize agisida ataha ukaba wabuze aho uturuka iyo nkuru mbi. Humura nta gisida yagize ataha. Uretse ko ariwe wagize agisida kera aho. gisida urasa n'uvuga ururimi ntazi. Kure yangane saa niragira ngeza. Amakuru nkubwira ni mabi cyane. Muri uyu muhanda agisida ni nyinshi. Umuhanda Ndavuga inzira y'ubuzima yi. Naha saa yine mu kanya rero. Bawiriwe ahubwo. hashe genda unsize mu ziko aya masaha 2 ndayamarashye. Abanyeshuri bazana amazi. uzi ko amaze kugenda nkagira ibyago Bitewe se nuko ngiye. kada byatewe n'ijambo wasize umbwiye aya masaha ashize nshya numva Ko mbona kirinzo bidahandara. nakomeje kwibaza ikikugenza na gisida uvuga nagize kera ngaturuka aho wacu aho ntuye nkagera i Nyanza aho nize simba na gisida nimwe. Kore wivunika reka nkubwire. suzi n'ikindi yo ha Komera. mfite amatsiko yatwika itanura rikaka. Reka ntangire nkubaze rero. nizeye ko udakora nketi. Ariko kuri uretse amatsiko n'usanzwe wanze ugira ubwoba. ngaho mara amatsiko nshira ubwoba. Niko se ubundi we na Mutabazi kuko ni muri fiancé. nibyo uretse ababyeyi ko batabizi. Nigise cyemeza ko atakubeshya. wese niki kimwemeza ko ntamubeshya ariko urashaka kugera hehe? vuga ko ukora nketi y'akazi kawe ureke kumbeshya sindi umwana. Ko waruzi nibindi siko mukunda burya. ibyo se bihuriye na nketi? hari umuhungu w'ubu utazi iryo jambo kuzi ko ndi fiancé sura nkunda ngo tujye hehe? Yewe gusa cyo nayo nibagiye kukubwira nuko na Mutabazi turi inshuti cyane. Urumva? Sineye mu kirumuri rumwe sigundi. Yoa ndashaka kumenya icyo ushaka. Sinzi niba uzi Mutabazi. Ndamuzi. Cyakora ndakeka ko muzi kuruta uko umuzi jewe. Amaze amezi 3 mubana. Ariko ayo mezi yose niko kubeshya. Ndakubwiza ukuri. Ariko wavuze iki kugenza? Aho gupfa nabe wica ubukwe buzakwejo. Ndenda nkora akazi kanjye. Kucucunda amazi yita amata. Urabona ko azareta? Ese kucyuroha ifi mu mazi urabona ko irohama? Kugize yemera kuyifi mu mazi ariko ntubone ko amazi abira. Ibyo simbyumva ngiyewe. Ejo ntiyari inshuro ya 5 urana na Mutabazi. Uretse kuvuze ko aragora nome wari wagiriwe ngo urebe. Uzi kuri nk'inka yica abashitira yanga. Ariko ubwo ntubeshya. Abona nazirwa no kukubeshya. Kwisenzi ko muraranye inshuro 5. Namenye sinde ko yaje nejo ubundi byibura. Cyangwa ko afite amafoto yawe. Nanjye sinumva ukuntu bizi. Sinahubwiye se ko Mutabazi dusangira byinshi. Ibyo byose nzi niwe mbikesha. Nyime cyo Mutabazi agamije nahise niyemeza kugushaka. Rero udacyura impyisi muhiri nta misigaye mu kigunda. Bikira Mariya we. Bikira Mariya yakubwiye se ko agamije iki? Ngo arashaka ibiro ku Gisenyi. Yego. Ashaka ibiro atagira umugore. Uretse n'umugore afite n'abana. Uravuga umugore w'Rwanda se? Oya. Ndavuga umugore uba mu Kimuranga tungiye mu Ruhengera hwaba. Mbese umugore nko wumva guzaba. Kandi n'ubundi uzaba handi kundi utari Mutabazi. Ego mana yaremye impyisi n'intama. Ikare mu mugore karema n'ibiro. Nako ikare mu bwenge buke n'ikinyoma. Harya ngo hahirwa bemera batabonye. Keretse ngeze mu Ruhengera aho atuye nkareba umugore wa Mutabazi. Munsi wongeye kurana na Mutabazi. Maze mu maso ejo bitaga y'umufiyanzo ukabona mikimwaro n'ikinyoma kinshi. Nayo se yandashoye washimaga mu musire n'ubushobozi ukabona itwita ubugome n'ubugayiki. Muzumva ko ntaje kwica ubukwe. Ahubwo naje kwica ubukwe. Cyako
nyagasani cyakora nigeze kubikeka nyuma nza guhumasigara ndeba gusa icyanyeretse niyo mpamvu yanga ko umusore agahitamo kuza no ku Gisenyi wagize ngo kandi nabwo ntagera iwacu hashaka iki hari nubwo nafashe ikimuranga cye ngiye kugira ngo ndasome birimo arakira hati havuta amenya ko nshaje yewe ubwangaga kubona umugore n'abana abantu ni babi cyane ejo bundi namubeshye ko ntwite ati birabibyana niba amaraso wumva ubuse nzaza mu Ruhengeri ryaje yewe nagira ngo ejo kuwa kabiri uzafate bisi maze rero Mutabazi ngo ararya indimi urasubira mu Ruhengeri none cyangwa urarara tuzajyaneje oya ejo akazi mfite ni kenshi gusa bisi nigera ku maduka uzabazaho nkura kuri pariki nakoya uzasanga ndi ku maduka nta kibazo ejo nzaza sinzabura icyo mbeshya ngo ngende ntukagire impamvu kubuza kuza se none waba ari umutwe utetse yewe harya ngo utaribwa ntamenye no kurinda oya nakunga ubwenge bubuze buragi butashye wabuze gukeka kuri yuko uryarya none urakeka jya umugukijije reka njye gushaka taxi ntahe ejo uzabona ukuri mu maso ngaho wirirwe yewe urakoze cyane ngaho wirirwe utinze kwira ngo bucye nyaruke wiriwe ndakuraho Maria Karangwa rwose ikikugariye hani iki ko nta modoka ngira se n'ibirenge byanjye uzi ko Mutabazi yenda kunyica avuga ko hora hano yego genda umuseribateri da ibibazo nk'ibyo ntibindeba gusa ikinzanye urakizi ikihese kuva ku cyumwe kugeza none ndabona baratera agati mu ryinyo ukirengagiza ibyo ushinzwe gusa ntubona ko inzara indya n'umwe Yohani umugabo wawe ndavuga umwe n'abafatanya ariko yabuze amafaranga bura n'igifungo ku buryo ndasibiye kumureba ngo mfunge cyangwa yame ubaza ngo yaracita atakibinoda Mutabazi nagusanga aha murarwana aha Mutabazi mureke ajya agira ngambira saa 5 uzize nka saa moya nibuke ko nta mugabo uvugira mu kirere ariko Maria Mike abyere wawe mbyaye rwose Karangwa wambabariye ukagenda ahubwo akira 500 ya man yewe buryo bugabo n'ubwo ibindi no kubeshya uhita ugira mbanyabonye ariko banzana akabyere di oya Mutabazi atagusanga nyuma se n'inyuma singende ampereza kansanga urabudahungiye subwa mu kigunda ngaho ufatwa umwe maze usohoke ariko kuyifatisha aho bushatse bamfata nk'amata y'ikimasa urungu ufatiye si rutoya gufata nk'amata kukisi uzi ko wishyira imbere nk'inorirwa y'igisebe utagira ukuntuka harya ngo umugore w'umujinya amene nkora iteka nyuma se ubwo si ubahombye umunsi nagize Maria uyu wicaye si Karangwa ya hariya wakabeshwe na nikoga sha Maria niba uri mutima muhana n'utuzura igituza niba uri mpana vuba ngende sha Maria niba utabaye umutwe n'ijyo harwaye erega iki ziba gatuma gukoza isoni se kandi uzejo muri ko byagenze hano urabashije ujombye hagati mu ruguma sha Maria si wowe ngaye cyakoragiye habese gaho sha cyakora wese iki ntukite amata nk'isazi ujyo bukejura ntahari ubusa abantu bazajya baza nshyireho urugi Karangwa y'iwacu yaza simuvugishe Maria uzi ko abantu uzi kubeshya ubu kuko niyo nawe umwana nk'uw'imyaka 5 wanterekera nk'iki gafata koko ubwo rero kumbwira ko mufite amasano ntigitangaza se mufitanye isano ubwo kujya utabivuga ngo bigere hanze wagejeje mu marembo gorasesera nk'igisambo cyakora genda arengana rwose urengana iki kuko ubona byeri ya buri munsi yewe Maria umurengo yabagiza gukinga koko nakubaza n'ibyeri zanjye aho zijya ni hehe uti ninjya sinda ndyame cyakora byose ninjye bitera amasaka abuze umurinzi nyoni sera yashoka Kara so kujya wawe ariko ndibaza niba usiga Maria ntangaha aho Karangwa ubona aragowe uretse nge nta wundi uzi wawe simbona ubuse ninde kandi yoha
Simaze iminsi ubahera. narahani hitwa Kigali ku Gisenyi. Ishisuzanye n'ibiki. Icyo mbwira byabaye iwanjye muri weekend. Maze kabiri si wawe nkubwire ariko wishaga simpazi. Iwawe se mbimenyanye. Ha, harya sha. Tena karangwa nguyu. Ni mumbwire byo mumfinda. Cyakora cyo umushyitsi nsihanze. Reka mbanze nyaruke mubwira ze mu nzu. N'umushyitsi wawe cyangwa se n'uwanjye. Nimuzanira bamenya nyirawe. Se nibi kimufindara. Matawa. Uyu mukobwa yitwa Koreta, akaba akora ku Gisenyi. Raho Mutaba. Raho kore. Kore uwo nawe ni Mutabazi ngira musanzwe umunsi. Naho uriya ni Mariana madamu wa Mutabazi. Raho madamu. Ngaho. Neza kuzwe. Uyu nawe ubona ni Karangwa akadoda inkweto. Ikindi kandi akarangwa n'ubwo bwinshi. Raho. Nawe. Namwicare. Mutawa. Nkomeze ijambo cyangwa se muri kubanza. Nta kibazo mbona aho ngaho. Ngira ngo Mutabazi utwara imodoka neza. Ugiye kurikira uri bubyumva. Utwara imodoka neza si huti. Sino kugenda nk'umunyabirenge. Nukumenya urugero rwayo. Ibyo se nibiki? Ndetse sekondo gushya. Umuhanda ukamenya aho ugenda. Wanyura hagati ukagonga iziganiye ubuva. Wahakira uruhande ugahutaza abanyamagare n'abanyabirenge. Ndetse wakajya umutoka igata umuhanda. Wasaze cyangwa ugamanuka ikabira baye. Ibyo mvuga ndabizi. Bamwe ntibumva honja ariko bene ubwite barabyumva. Ubuzima nabwo ni nk'umuhanda. Hama gisida nyinshi. Umuntu agomba guhora kanuye amaso. Vandi munyumvi akagenda yigengeseye. Impanuka zimwe ziterwa n'amakosa yacu. Izinda kwa makosa y'abandi. Ibyo birasanzwe. Ako reka mbere kuri Mutabazi. Tukumutaba. Wa gatandatu waraye Kigali cyangwa ku Gisenyi. Sinumva impamvu mbajije ikibazo nk'icyo. Nanjye sinumva impamvu utenye ikibazo nk'icyo. Maria, ubuze ko umugabo wawe ari ku Gisenyi? Agasiga beshe ko atari wagiye. Burya bwose. Niko Mutaba. Ubwo yubeshye ubunyuze mu muhanda. Ya. Nawe se Maria, upfikina Karangwa ku buryo washaka ko mufunga. Kandi uzi ko wanyu basaba n'amazi. Urabona inzira unyuramo ariyo? Mbako ndimbwa da. Ngoze Mutaba. Ukoreta ko ari umwari. Ukamubeshya ko muri fiancé. Uhagize impanuka wajyahe. Nawe se Karangurangwa n'ubwo bwinshi. Harya sha. Ntukanukiga. Ngome yakire turwundi ntajya kuka koko. Ibi birarangira ndebe. Areba ikisi. Sha, ndabona wigize nk'umutware. Ika n'ubundi ndiwe. Uretse hari ko amatwi yanjye yumva nabi. Hari byinshi urenza batari ngombwa. Si ngombwa kuvuga byinshi, nta ngumba y'amatwi raha. Ushaka. Ndabona nta kiwe mu bibi wanjye. Turuka ruhande bivuge neza. Ubwo se ubupfura bwawe ko nabubonye wamusabye akarekeraho. Maria, ugiye kuba nka cya kimuga gisekuru ryo nakurujya rusekurundi. Umugabo afite amakosa menshi ariko nawe nturi umwere. Nawe uri impyisi mu ruhu rw'intama. Sha, nawe uri umuhanga mu kubara inkuru nabi. Ubwo wohereye ko bamakorosi. Vuga ibyo mvuga numve. Hajya ngute mbyita turuka hasi. Gina banje amashami yacyo ngo hata kitaza kugira uwo kigwira. Reka none ntugiteme rwose. Mutaba. Mariana yaje afite umwana. Reka yo namakuru y'abantu. Hari umukobwa w'ubushingirwa batavuze ko atwite. Reka Yohana komeze twumve. Ibyo mvuze nibyo Karama. Uretse ko Mariana ava ko yaje atwite, uwo kavuga ko yaje abyaye, ngiye nkabanze ko yaje umwana acutse. Mutabazi rero wa murongo yabyaye. Akora uko ashoboye guhisha umwana. Kugeza uyu muntu atatuye kubwiye. Bishoboka. Nanjye narimenye uri ku Gisenyi. Bibwiwe na Mariana ku giti cye. Ntugire ngo n'undi wabimbwiye. Bishoboka. Uretse Karangwa ureba iyo nkuru nta wundi uyizi. Uko Karangwa akeneye amafaranga akaza akayaka Mariana. Amukanyije kumena iryo banga. Naho kwa gatandatu wigishize, so yabasize umbwiye ngo nze kukuneka, unsige ndizo we wagiye kwiba. Ubwo namaze akanya mu rugo wawe. Mariana yibutse ko nkora kuri parike. Ati rwose wankiriye mu Karangwa. Yampaye. Ngo kumbwira amakuru yose. Kwakabaye. Numvise Karangwa ageze ku rugi, nesha mu cyumba ako kanya ngo nze kumva ikimugenza iryo joro ryose. Kugeza umenye ibyo byose utahise bimbwira. Mvada. Kugeza umenye kubeshya Mariana cyangwa se ubeshya ko leta ntahise mbwira Mariana. Wavuze ko leta nsanga munsi. Nuko kwa mbere njya ku Gisenyi. Yemera kuzazi no kukureba. None barakubonye.
niba kugaye simbizi niba kandi afite icyo avuga simuheje ndumva ameze nk'akazu yazi mfite ibyishimo n'umubabaro mwinshi ukuntu Mutabazi yampemukiye ingana ni neza Yohana ngiriye mbese mbabaye nishimye cyakora nkurikije wa mugani ngo abumwe agatukisha bose nakwanga icyitwa umugabo cyose ariko kubera ibintu Yohana nkoreye nkaba nabona uburyo bwo kumushima bitumye na Mutabazi mugirira imbabazi urakoze nyabusa ngasaba nawe ko yazigirira umugore wamubeshye nkuko Mariana atari bubure kubabarira Mutabazi nanjye ubu cyampagurukije nta kindi nukunga imiryango nanjye mbabarire kuko nari ngusenyeye ntabishaka kureta ijambo avuze niryo nahoze mvuga ko ubuzima ari nk'umuhanda none ubuzima ni nk'ishuri iyo waye kuri Mutabazi na kureta ubwabyo ubu biragiye ariko isomo bidusigiye niryo ngombwa buryo bwa hejuru yaguye ababuze ubwenge ameze nk'intama ikurikira indi mu ruzi Mutabazi wese kubireba wowe nakoreta nyine ndabashima kandi icyo mbashimiye reka ntibabwire inshuti nziza uyimenya bwije uburwo rwanjye rwari ruhiye pe none ushubije imitima mu nda uvura n'uwakoreta nari maze kwica ndetse kubera neza ugiriye koreta ubu iyo muba nk'abazungu bumurongo yakaba wawe ariko uretse no mu kinyarwanda ngo gasozi kamanutse nk'akazamuka indi iyo ni yindi mishinga tuzaba tugireba ubundi yego Mariana yakoze icyaha ariko nanjye sindi umwere namuhaye imbabazi nawe mpezindi uretse ko wari nge yabeshye nge naramubeshye mbeshya na koreta kugira ngo nemeze ko ntaryarya nifuzaga ko Mariana aza n'uwo mwana akaba wa kane mu tubyaye namugira nabi Imana ikazabireba Mutabazi rwose ndagushimye ahubwo nibakumpera amashyi nawe karangu ry'amafaranga ndabona wowe usigaye ku ruhande nikiwe ariko kubera ko ari nge wibye niyemeje kuguha imbabazi urakoze rwose reka nshake ibyerezo guha Yohani kuko uretse ko hano ari udafite icyaha niwe utumye amahoro ahinda shayo kuko buryo ugira umugira inama bagira Imana ahasigaye tumwe twizihirwe